n'ubundi ndumusportif arambwira ati wabasha mani wabasha kujya ukorera ibimeri bikagwa amafaranga nkabakorera iki mani ngo wapfubura ngo abatipe benshi muri Kigali birabatunze ako nanjye bitewe na situation nari ndimo ntasha nahise mbabwira mani mu mperi inye byuta kuko nanjye ubuzima bwanze mani bwanze kuko nari maze narandiro direma iminsi 3 yo kuva mu nzu kandi mvuga akaniko kazi nta n'ikindi kintu ngomba kongera gukora nahise mvuga kariko kazi nyine ko kuba so ndagenda ngajya ngura siporo uvi inkuru yanjye kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0783832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255569563 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije obesity. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose kwisi kubera ko bakorana na DHL. Nikaze mu kigani nkuru yanjye, nikaze byumwe ko muri bono buzima, twizere ko mumeze neza aho muri hose hatandukanye, ibyo murimo n'ibyo muri gukora byose. Kuhaje kuri buri muntu wese wemeye kuvuga ati ngomba kubaho byanze bikunze, ibyo uri gucamo byose, ibyo waciyemo byose, bya bindi nyine wumva gakwiye gutuma wumva udakwiye kubaho cyangwa wumva nyine bigoranye, ariko ukabyuka ukavuga ati ngomba kubaho, ngomba gukora, ngomba kugira ku byo nifuza muri buno buzima. Uri intwari. Kuhaje kubera ko hari benshi uyu munsi baryamye mu gitanda bumva nyine ubuzima bwabashoboye, bakabwemerera ko bubajyana aho bifuza, aho isi yifuza. Uyu munsi wumve ko niba nawe uri kugendana n'uwo muyaga utari mwiza, uvuga uti nta mpamvu kugira ngo mperanwe n'agahinda. Ugira icyo twita ubudaheranwa, resilience. Ugira icyo twita ubudaheranwa. Ibyo waciyemo byose, ibyo uri gucamo byose, ntabwo bigomba gushushanya icyo uri cyo, ahubwo ugomba kugira gushushanya ubuzima bwawe uko byifuza. Uvuga uti ndifuza ko umusore umeze gutya, ugera kuri ibi. Ibyo naciyemo ntabwo bigomba gushushanya jye. Jules, uraho neza? Muraho neza. Umeze neza? I'm good. Uramahoro? Yeah. Imana ishimwe cyane. Yembaze. Tujye kuganira ku nkuru yawe y'ibyo waciyemo no ku kigani inkuru yanjye. Murakoze cyane. Yego. Tuguhe kaze rero mu kigani inkuru yanjye, ni inkuru ishingiye ku byo waciyemo. Yego. Ni inkuru ishingiye ku byo byagenze gute? So ubundi ntago nahera mu buto kuko iby'ubuto bwo bari birebere cyane. Amazina yanjye nitwa Jules nk'uko mwabyumvishe. Mu rugo ni Nyagatare. Naho kavukire ni naho nakuriye. So muri njye numvaga mfite talent yo kuba nakina filimi, ndetse n'amakomedi. Ako nyine nta bushobozi nari mfite icyo gihe,
so ubuzima buranga, akazi kabuze, ubuzima buranga, ashyira nk'amezi nk'atatu gutyo ubuzima bwanze, ndabona noneho sinzi kuri urugendo mbona kuri phone nsigaranye ibice 150. 150 mu nyiribyondo nayo urumva nayo narengeje, ariko nsora yamaye iminsi 3. So nyuma y'iminsi hari abatipe twabanaga nyine mu gipangu kimwe, bakajya bambwira ati ariko ko nakundaga gukora siporo, navuga mu kazi ngakora siporo mwirukanka, arambwira ati mani we ubuzima buri kugucanga gutya, ufite nakundaga gukora siporo nyine ngaragara nk'umuntu ufite za 6 pack, bimwe bita 6 pack cyangwa abdominal, n'ubundi ndi umusportif. Arambwira ati wabasha mani, wabasha kujya ukorera ibimeri bikaguha amafaranga. Nkabakorera iki mani ngo wapfubura, ngo abatipe benshi muri Kigali birabatunze. Ako nanjye bitewe na situation nari ndimo, nahise mbabwira mani mu mperinye byuta, kuko nanjye ubuzima bwanze mani, bwanze kuko nari maze narandiro dire yamaye iminsi 3 yo kuva mu nzu, kandi nta mfite ibice 150 gusa. Ewana nkajya njya kurya mu baturanyi, ngeze mbona ku nyiribyo anyirukana mu nzu nyuma y'iminsi 3, numva narabasabye ringi, ntago bahise babona uko nyine nabo baba abo kuvuga gusa, babaza bo bitunze ariko batazi aha baguha ringi. So nyiribyo ndo nyuma y'iminsi 3 nsora mu nzu, ndasohoka nari mfite utuntu duke hano kubita ku rutugu, ndabyibuka naraye ku muhanda iminsi igera kuri 4, ndavani kujya nzenguruka amashansiye biranze, reka njye mu garage. Ndagenda ngajya nicara mu garage, umuntu yazana imodoka nkahita nyanagura fast kamereza uduce duke, nsaba umuntu tipe w'inshuti yanjye kunyigisha umwuga wo gusimoniza. Arambwira tugize uponse imodoka nzajya nkwemba senyisa, urumva ni nkayo kurya senyisa ku modoka. Oya ntago ari ku modoka, senyisa nkagenda ngahera mu gitondo, kuko urumva umwuga kenshi barawishyura. Njye ntago nari nkwishyura, urumva ni nka chance yaramaye, senyisa yaramaye, nese njye ntabwo nazuyaje ko numvaga ko nyine arayo nzajyana ijya nimugoroba. Mbese we yarakwigishaga ntabwo karakazi. Yego nkagenda nkaziponsa, urabizi kwiga guponsa noneho nyine anagukoreshamo ibintu bitagize gusa. Ndamushimira kubw'umwuga. Hashize nk'iminsi mike nanjye nkajya ntira imashini, umutira imashini yararwaye, animereza imashini bamuhaye ikiraka njya gukora. Barangije baramuhamagara mu mabuje, bamuhamagaye icyo gihe arwaye. Arangije anyway aramubwira ngo aza mu ikiraka, ni mu gipangu icyo gihe, ubwo ntago hari mu garage, kuko gusimaniza twasisangaga no mu gipangu, n'ubu tuzisangamo bibaye ngombwa. Ndangije ubwo urumva yararwaye, arambwira ati mani imodoka wayisimaniza, ati ni silver. Ndamubwira ati nta kibazo nayikora. Akaramereza imashini, ndagenda nsanga mu mahoje, ntago namenya nimba yari afite umugabo. Yego. So arangije arandeba ndi gusimoniza, arandeba arangije arambwira ngo ariko ndakuzi, ndavuga ngo ntago mbizi, ushobora kubunzi. Yinjira mu nzu, atasimoniza imodoka nyisoje, mbwira umukozi ngo abwira mabuja ko nayisoje. Ndangije mabuza arasohoka, itafata phone aranyereka ngo uyu muntu si wowe. Hari video nkunda gukora za fitness, hejuru ntambaye. Arayinyereka kuri TikTok no kuri YouTube, nizo nkunda gushyiraho rimwe na rimwe. Arayinyereka arambwira ngo uyu muntu si wowe, ndamubwira ngo yani njyewe. Arangije arambwira ngo ndagufana, ndamubwira ngo thanks. Sako atekereza abantu umuntu mfana aba muri iyi nzu, agenda no muri iyi modoka, numva nyine ni byiza, ni nishema. Arangije arambwira ngo se kutagikora. Icyo gihe nari mfite phone ya gatushe, nayo batiri byari insazi. Ndamubwira nshadere ngiyi phone mfite ntago byakunda ko nkora ibintu, ni insazi. So arangije arambwira ati ariko nyine muganira ubuzima, bajya bavuga ngo ujya gukira indwara arayirata. Muganira ubuzima, ndamubwira n'ubu ngo mbana ewana no kwiyengeka, mbonye nihengeka aho ngaho muri Kigali. Arambwira ati ko bikomeye, ati ariko bagufasha nkaguha icumbi. Ndangije ndavani shanaga, nta nubwo najuyaje nese mvuga ngo ntago nazuyaza kwemera icumbi, ntago nazuyaza kwemera icumbi.
uramutse unyemereye wawe umpaye chance ya danje nazakwitura ubwo buryo namubwiyemo arambwira ngo nzaguhamagara bukiye mu gitondo hari n'undi boss wamamagaye ngezeyo nsanga hariyo ngo nimba ari n'umukobwa wayizanye nawe ni mu gipangu umukobwa arangije okay arambwira ngo hari ikibazo nyuma y'akazi dusohokanye ndamubwira nta kibazo ndahari nasaga nabi kuko nyine urumva iyo turi mu kazi tuba dusa nabi no umukonda w'indamya kari umukobwa cyangwa akaba ari n'umumama ntawamenya arangije turasohoka turagenda ngura icyo kunywa ngura ibyo kurya arangije arambwira ngo ukunda kujya ahantu muri boîte ndamubwira ndabikunda ahantu hari urusaku ndabikunda kwinjininga nuko nta bushobozi arambwira nase wagutwara ukagenda mu rugo ugahindura imyenda ndamubwira nta mu rugo mfite nayihindurira kuko bage dore ngiriya nayihindurira nakaraba hano ku igaraje ahindura nasubira ku igaraje ngakaraba nkambara imyenda ukansohokana nimba ubishaka turasohokana icyo gihe ndabyibuka twagejeje nka saa 6 gutyo icyo gihe kuri njye numvaga ari chance za danje kuko kubona umuntu gusohokana n'icyo kunywa n'ibyo kurya ntaherukaga narabiriye turasohokana tujyana ari sécurité byarangiye icyo gihe dukoze sex turyamanye mu rugo iwe se ntabwo hari mu rugo iwe yari club hari i Remera n'ubundi arangije icyo gihe ndabyibuka neza nko mu gitondo ngiye gutaha kuko nta nubwo twatashye mu gitondo ngiye gutaha yarambwiye ngo mpa nimero yawe mwishimwe ndayimuhereza arangije ashyiraho 1,100 imodoka yari yayinyishyuye 1,100 ndi kurara ku muhanda nahise mvuga aka niko kazi nta n'ikindi kintu ngomba kongera gukora nahise mvuga ko ariko kazi nyine ko kuba sobanura ubwo abatipe ubwo bambwira nshobora gupfubura bikanyinjiriza umuntu mpaye 1,100 ntago ntazongera gukora kandi kazi so ndagenda nkajya muri siporo rimwe na rimwe arongera aramamagara yashize iminsi nabwo ndagenda aransohokana bigenda gutyo sibyo ko icyo gihe ubundi bwo yampaye meshi kurenza uwo yashize nk'iminsi 4 gutyo amere 120 hashize iminsi nga ariko nanye nkajya mbikora numva ko harimo risk nk'abana uyu muntu ashobora kuba afite umugabo cyangwa se iki abana uyu mugabo waramutse amenye ko turyamana ashobora kuzanyica maze kubonamo 220 urumva n'amafaranga menshi yo nakoreraga ku modoka naraverisaga bakamemba mu makiya kuko banyigishaga hashize iminsi nyine twari tumaze gukora ibyo bintu inshuro ebyiri wamabuje aramamagara wundi wari wambwiye ngo azama icumbi ubwo nari ndi gushaka inzu kuko nari maze kubona uduceri arangije arambwira ngo waza none nta kibazo nakuboneye icyumba waba urimo inzu mpita mbikansoringa numva ni chance ya danje mpita nterura utuntu twanjye ntabwo twari twinshi njya kuba kuri uwo mumabuje tugezeyo yashize iminsi kajya mbwira ngo nta kibazo wajya uva mu kazi ukajya muri siporo ntabwo mwubwiye ngo uzano ube nk'umukozi mu rugo ndakubwiye uzano ube nk'umwana igihe nikigera uzagenda so ndabimushimira umugabo we twicara tukaganira tugatera story nkamubwira ukuntu nyina filimi kambwira ngo ngiye musetsa ngo mutera story rimwe na rimwe arangije arambwira ati se man content zawe nawe zimweretse kuri TikTok umwereka nyina account yanjye aravuga ati content zawe zirarenze gukibazo nta shusho abandi phone nakoreshaga ni phone za makeya niyo mpamvu nta shusho ariko nanjye ndamutse mbonye support nyine nkabona nka phone ya danje nakora ibintu bya danje arangije arambwira ngo nzakwereka akageza muri Nexam baga hanze tukaganira nijoro tukaganira yari afite udukoresho twa siporo rimwe na rimwe tugakorera siporo mu rugo ashize nk'ibyumweru nka 4 araza mu cyumba arambwira ngo mfite surprise ariko ngo umugore we nabimenye mama Kayina nabimenye ahubwo ati mbabare nabimenye kandi njye babigukoreye so amereza phone
iPhone 11 ndabyibuka arambwira ngo mbabare ntabimenye naraseribuye numva ko no kuri content yanjye ari video nakoze zikeye zi smart zananarebwe cyane mu kuntu amaze komereza iyo phone numva niwe mubyeyi ubaho unsapotize mu buzima hashize nk'iminsi 3 amaze komereza iyo phone yaje mu cyumba arambwira ngo sinagufashije se ngo yingerega ngo nzakora n'ibindi byose ngushaka ntabwo urakoze cyane ngo nzaguza n'abanyamakuru kora ibiganiro trending ndashaka kugira umustar ariko reka nanjye ngusaba akantu kamwe ndamubwira ngo nta kibazo wakansaba atakari kuko se nagakora arangije arambwira ngo wanyemerera nkagusoma ari umugabo se iya ari umugabo w'umugore of course byari nka 2:03 ndangije ndaseka ndabani nawe washobora gukina film benya narakwigisha neza bango nagari joke wanyemerera nkagusoma ndabwiye ibyo ntabwo bishoboka icyo genda byibuka neza yahise asohoka nk'umuntu usebye mu kuntu ako naye ndabana nabandi igicucu nkatekereza uburyo umabuje yanyinjije mu rugo abona ubuzima bwancanira abana noneho naba mbaye n'imbwa ku mugabo so hashize nk'iminsi 2 gutyo aragaruka mu cyumba noneho yambaye isume arangije arambwira ngo mbabarira ngo ndakwinginze ngo ndaguhereza 100 ndamubwira ngo 100 bamubwira ngo ntabwo byakunda guys ndamubwira ngo sundo ushaka ko ngufasha kirambwira ngo mbabarira ngo ndagusoma gusa ngo ntago ngutera ngo urantera basi ndamubwira ngo nkutera iki se kandi arambwira ngo nyine ngo ntago nyine abantu bakuru muri kubyumva ndamubwira ngo niyo ndaba nenda gupfa niyo naba nenda gupfa ntago ibyo bintu nabikora ntago nahitamo kuba imbwa yo kugira ngo noneho nkore ndyamane n'umugabo mugenzi wanjye kuryamana n'umugabo mugenzi wanjye naba mbaye imbwa so ndabyibuka neza nta kindi kintu yahise akora abonye mbyanze nyine yahise afata phone yari irambitse nk'ariya ahita afata phone yari yarampaye arangije arayifata akuramo simukadi zanjye azirambika aho ngaho arangije aforomata phone ndi kumureba aravuga ngo utazagira ngo hari n'ikindi kintu cyawe ntwaye muri phone yawe arayiforomata arangije aragenda aravuga ngo ntabwo mushaka hano muri rugo nanjye nta no kuziyaza natekereje ndavuga man ibintu noneho ntaburana n'umuhambo uyu muntu nta nubwo nshobora kujya kuvuga ngo ndarenzaho iki yego cyangwa ngo bwakiye mu gitondo mfata utuntu twanjye ndagenda n'umubuje wari waranyinjiza mu rugo atazi n'ikinjyanye gusa wamubwira ngo iki yego nshobora kumubwira ibindi ariko ntabwo wamubwira iki kujyanye nyakuri ndagenda nongera nyine urumva nagiye ntari nakabona inzu ndagenda ndongera ndahasoringa nshakisha inzu muri twa dufaranga narasevinze mba nyirimo nkomeza kujya nsubira mu igaraje ndakomeza njya gukora ariko ndi kubona ikintu cya mbere nshaka ubu ni ugushaka amafaranga yo kuba nagura imashini so ibintu bikomeza kwanga byadanje kuko nyine n'uwo muntu wanyigishaga nawe ntiwamenya ngo yaragiye mu ntara ngo urumva nahise njya gushaka nyine undi muntu wakomeza kujya anyigisha mu igaraje nkajya gushutinga rimwe na rimwe kuri seti z'abakinnyi ba filime bakatubwira turaza kuyabashyiriraho amafaranga bikarangira batayadushyiriyeho na tiketi twirwanya akantu kose twirwanyeho ndatekereza ibyo ngibyo byo kuba nyine nyibutsa uwo mugabo ni umugore we nawe yakuze muri rwego mu rugo rwe umugore we yakuzanye mu rugo rwabo gute uyanzanye nk'umwana aje gufasha yabanje no kubiganirizaho umugabo we ntabwo mwigeze muryamana uyu ntabwo twigeze turyamana yego we yaranzanye ambwira ube hano nk'umwana nta kibazo gusa umugabo nyine niwe washatse ko dukora izo staff ndabona ntabwo bishobora gukunda birangira mvuye muri urwo rugo buryo ubwo se wenda uraza kutubwira uko byakomeje naho ubuzima bwaje gukomereza bwa mbere wagize gutya uryama n'umukobwa n'umugore wa mbere
n'uwa kabiri yego icyo gihe uravuga uti ubu ni bwo buzima. icyo gihe naravuze bitewe n'ubuzima nari ndimo. ni iki cyagufashije kugira ngo udakomeza ibyo bintu? se ntibakomeje kuguhamagara abo badamu? bakomeje kumuhamagara nyuma y'uko ngera muri urwo rugo, ariko ndavuga ni ikintu cya mbere nashakaga ni ukugira ngo mbone uko mbaho, mbone uko aho mba, kuko nari ndi ku muhanda, mbona aho mba none ndahafite n'ibyo kurya ndarya nta kibazo, kandi ndara ahantu heza, ndumva atari ngombwa kugira ngo nkomeze ku murimo wo gupfubura. so biragira mbakatiye gutyo. gusa nyuma nkimara kuva muri urwo rugo navuze ni ibintu wabikomeza, bya bindi bya mbere bya bindi bya mbere byo gupfubura, ndabona ni ibintu wabikomeza ko nabonye birimo amafaranga. ariko nyine kubera hari udufaranga nari mfite, nkajya nsubira ku igaraje ngakora, nkacyura 2 igihumbi, kubera ko yenda nyine byari bitangiye kugenda biza. urumva nubwo nyine nawe yarabibonaga ko hari icyo namufashaga, niyo mpamvu bari batangiye kugenda bampa nyine 2 igihumbi gutyo, kugeza nyine igihe menye umwuga. ako nyuma y'uko ndyamana nabo bagore nta bandi twigeze turyamana, nakomeje gukora gutyo. so hashize iminsi buri mashini nyine mu duciri dukeya ya Simoniz ndayigura. hashize iminsi nabwo barayiba, urumva nahise nsubira hasi cyane, kubera ko iyo yaramfashagamo ukuntu, kuko nyine narakoraga nkabaho, narakoragamo ukuntu. so kugeza n'ubu ngubu ndakora. iyo mbonye akaraka kujya gushutinga njya gushutinga, iyo mbonye ako kuri seti z'abanzi njyayo. sibye ko narabona umuntu sapotinga kuri content yanjye ya fitness njya nkora. ako nyine akazi kose mbonye ubu ngubu ndagakora, akari ko kose. burya iyo umuntu akoze ibintu nk'ibyo ngibyo bigendanye n'amabanga nk'ayo ngayo, dukunda kwita amabanga y'abashakanye, nubwo bidakorwa n'abashakanye gusa, hari ubwo bikwafekita mu mutwe cyangwa bikwangiza mu mutwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. wowe ntabwo byaba byarakubayeho? bishobora kukwangiza mu mutwe, ukumva ko yenda ari byo by'ingenzi cyangwa ari byo kintu ukeneye gukora cyane. gusa nanjye nabitekereje mu buryo bw'amafaranga, ariko ntabwo nabitekereje mu buryo bwo kubikenera cyane. gusa ndamutse mbonye ukuntu mbaho ibyo ngibyo ndumva. nyuma se ntabwo wakomeje kuba nabikora? yego. oya, nyuma y'abo bandi y'abo babiri nta wundi muntu twigeze turyamana. bakomeje kuguhamagara? wabakatiye ute? bakomeje kumuhamagara. so hari n'uwampamagara ambwira ngo ari mu Burundi, uwo twakoze sex bwa mbere, arambwira ngo ari mu Burundi, ngo arashaka ko nagera mu Rwanda weekend tuzayimarana. ndamubwira ntabwo byakunda, mfite akazi kenshi, kuko nari ndi gukora mu igaraje icyo gihe. muri njye numva nyine numvaga ko kuba nkora ako kazi cyangwa se kuba nakomeza gukora ibyo bintu, famiye yanjye naba ndi kwisebya, nubwo nta kintu nk'abandi bishobora kunyangiza ahazaza, nshobora gukuramo uburwayi nkabikatira muri ubwo buryo. kuko nyine hari n'abantu bambwira mani gupfubura bibamo amafaranga, ariko nanone bigira ingaruka nyinshi. nkatekereza ku mafaranga, nkatekereza no ku ngaruka, birangira nyine tutongeye guhuza muri ubwo buryo. kubera ubwoba rimwe na rimwe nagira indwara. hari abandi basore wigeze umenyana nabo bakora icyo twakwita umwuga? of course twaramenyanye. hari na gym najya gukoreramo, abatipe nkumva nyine niyo story, ari n'inshuti zanjye, tukaganira twaramenyanye bakora ako kazi. bakora ako kazi muhurira muri gym, bakora gym ariko gahunda ariyo ngiyo. bakakubwira ko bo babikora bate? bo bambwiraga ko cyane bo bibandaga nyine ko urumva iyo uhuye n'umuntu ukora ku kazi, gerageza kumubaza uburyo abikoramo kugira ngo mve niba ari ibanga. gusa bo bavuga ko bakoresha imiti kugira ngo babashe kuba bakemeza mama, kugira bamare n'igihe kinini. gusa ngiye muri njye numva ko imiti nyine atari ngombwa, kuko ibyo bavugaga byose numvaga muri njye nyine nabikeneye, kuko nasaga nk'ubifite.
nibyo nizo topic biganiraga nta bindi bakaganira igiciro cy'amafaranga bakaganira ibiki nk'abandi ibintu bavuga ko abo bagore se babakura hebo bakonekta gute bahura gute. So anyway nkuko nguko nari narahuye n'abo mama twari gukomeza gukonekta kuko urumva barakomezaga bakamamagara ariko ngiye kubw'ubwo bana baga mfite n'umuntu nkumva nyine nari n'iki cyatumaga wumva ufite ubwoba. Yego ariko kubera ubuzima nanone nkagira ngatekereza ku mafaranga natekereza ko nanone kuba ubuzima bwanjye bwazangirika alisa habarimo ni risk that I'm sorry habamo risk za danger. Muri ako kazi niyo mpamvu yego nabikatiye bihagaritse. Yego uyu munsi rero nyuma yo kubihagarika nyuma yo kubakatira abo ngabo ubuzima buhagaze gute uyu munsi? Ndashima Imana ndi mu nzu nubwo iciriritse ariko ndi mu nyirimo ndakora iyo mbonye akaraka nkuko nabivuze ka shooting ndagenda nka shootinga iyo mbonye akaraka ko gufata sound ndagenda nkayifata ikiraka icyo ari cyo cyose mbonye ndagikora. Numva ko nibiramuka binkundiye next time nazakora content yanjye ya fitness n'amapublicité najyaga nyakora ako nyine buri umuntu nshyigikira nuko nguko ni ugomba gushyigikirwa kugira ngo utazasubira no muri ibyo ngibyo cyangwa ujye mu bishuko nk'ibyo. Nese mbwira je urumva ko wagiye mu rugo uwo mupapa agashaka gukora ibintu nk'ibyo ngibyo wumva ni umupapa ni umuntu ufite umuryango ufite umugore ntabwo byagutunguye kumva ari umuntu ufite umugore wenda ashobora afite n'abana ariko ugasanga agiye gukora ibihabanye n'ibyo yagakwiye kubakora? Ntabwo navuga ngo byaranunguye ahubwo byaranunguye cyane kuko ntabwo numvaga ko umuntu ufite umugore ufite n'umwana yari afite umwana umwe ufite n'amafaranga ayo mafaranga numvaga ko yahereza n'undi mukobwa yenda ku ruhande adashaka kuryama n'umugore we ariko umuhungu mugenzi we byaranunguye cyane binarenze byaranunguye cyane pe. Ntabwo mujye muhura se n'ubu ngubu? Ntabwo twe twongera guhura ntabwo twe twongera guhura. N'abantu batuye hano mu mujyi wa Kigali? Yego baratuye. Ntabwo se wenda umugore we yakubaje ati niki gitumye uva mu rugo kandi aryo wakuzanye wagize ikihe kibazo? Namubwiye ko nabonye akandi kazi yaramamagaye arambwira Jire byagenze bite mubwira ko nabonye akandi kazi kuko ntabwo ibyo bintu wabibwira umugore nta nubwo ashobora kubyumva n'uburyo wabivugamo bwari bugoye cyane. Njye namubwiye ko nabonye akazi nagiye bitunguye nanamusemba bazimwiseguraho gusa nirinze kuba navuga ikinjyanye nyakuri. Wabonaga ari urugo rumeze gute? Umugabo n'umugore wabonaga babanye gute mu busanzwe? Umugabo n'umugore uburyo bari babanyemo ntabwo navuga ko byari neza cyane gusa bari abantu batunze bari bafite ibintu bigaragara ko batunze pe kuko umuntu utuye muri Kigali utuye mu nzu ya kadasiteri nziza ifite igipangu gifite amajaride meza wagiraga no mu rugo rwabo ukabona ko umugabo afite imodoka ye umugore afite imodoka ye umva ko bari abantu batunze ariko ntabwo bari babanye neza mu kuntu pe. Mu kuntu yivuze ngo mu kuntu ubwo ngubwo ni inyeni kwa kundi nyine ubona hari akantu kaburamo abantu babana neza riga ntabwo babayoberwa hari akantu kaburagamo ukabona ko umugabo nyine ntabone yatayemo umugore cyane. yabaga ari busy. Yego none se wenda nk'abo bagore bo niki bakubwira ko babuze iki gituma bajya mu basore bakiri bato nkawe? So iki twabikoraga bo bambwiraga ko ikintu bagishya batari bazi ari uburyo bwo ntabwo bishimaga mu rugo rwabo cyangwa se usibye ko umwe yari umukobwa gusa yambwiraga ko nawe ibyishimo nk'ibyo muhaye simba nyine ntabwo yabiherukaga. Akaba ariyo mpamvu nyine bo bansabaga ko dukomeza kugenda dukominikana. Ngo tujye kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu wagira nama ki abasore navuga ngo birukira buri kintu cyose cyangwa buri muntu wese ubabwiye ati ngwino ndagufasha ugasanga bagiye muri ako kazi nubwo atari akazi ako wise ngo akazi k'ubupfubuzi dusanzwe twumvana n'abandi? Inama nabagira rero kabamo risike
kabamo risike no ku muntu ugakora pe ntabwo namushyigikira kuba yagakora aka kazi gakorwa umuntu cyane ufite ubunebwe bwo kuba yakora ariko hari n'ubuzima bwanga akaba yabuze n'icyo gukora ariko ikintu mbere na mbere Imana pe aka kazi ntabwo ari akazi wajya gukora yanabwira bagashakisha ikintu bakora niyo n'ikiditwa umuntu yagisubiramo kiramutse kibonetse akazi ako ariko kose twagakora kugira ngo usubire muri ako kazi umuntu ushobora kuvuga ati jire rwose ari kubeshya ntabwo aya mafaranga bayamuhaye ari kubeshya ntabwo ayo mafaranga bayamuhaye ibihumbi 100 hari abantu bashobora kubivuga gutya muri ubwo buryo ariko nta mpamvu mfite hano yo kubeshya barayamaye nanjye niyo mpamvu byanunguye bakimara kuyama byaranunguye numva ko ariko kazi kubera ko numvaga ko nyine ikintu cyaguyemo amafaranga 100 mu munsi umwe ni amafaranga menshi cyane mu minota mike cyane aho mu minota mike cyane nahise numva ko ariko kazi kabisa ako ndashima Imana nyine ubu ngubu ndakora akazi ako ariko kose ndakora ahari yenda next time Imana nibigenza neza nzabona akazi nyakuri magazeho kazima utubwiza ukuri iyo wakennye nta kashi ntaki wa mugani ntabwo ujya utekereza gusubira inyuma ariko wakongera kujya kwishakira baba mama umuntu yakennye nta kashi ntabwo najya ngo ngubeshye umuntu aritekereza hatisha ashobora kugera ariko nanone agatima kakagaruka biranze uyu munsi ejo bizakunda nyiremamo icyizere ariko efa bari danje uyu munsi ufite girlfriend cyangwa umukunzi no nta mukunzi mfite none muri ibyo bihe se wigeze ugira umukunzi muri ibyo bihe nabwo nta mukunzi nari mfite kuko urumva kuvuga ngo ntabwo nta mukunzi nari mfite ubuzima nari ndimo nta nubwo bwari kunyemerera kuba nakunda gukunda se bisaba kuba utunze ufite amafaranga nese icya mbere cyo nabyukaga mu gitondo ndi kwirukanka nkarara n'ubundi nirukanka nkarara ku muhanda siporo nari gukunda ntabwo nabonye time yo kuba nakunda pe wumva nukunda n'ibyo waciyemo umukopine wawe uzamugute rero ibintu naciyemo nigeze gukora aka kazi nubwo kabaye igihe kitari kinini cyane of course nzabimubwira kubera ko nawe azabyumva ka live nzabimubwira ngo ndi rukundi nuko nabayeho ntabwo reka tugane ku musozo ku muntu wifuza kuba yafasha uyu musore ukiri mutoya urumva akoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwa fitness mu buryo bwo kugira ngo nawe yipromotinge mu buryo nk'ubwo birashoboka ko wenda ukoresha videwo ze mu rwego rwo kugira ngo nawe ukore siporo mu buryo bw'amatutorials ufashe Jules umubanire umubere grand frère umubere umushiki we umubere umubyeyi we niba ari sponsorship waba ufite cyangwa uburyo ushobora kuba wamufasha mu buryo nk'ubwo ngubwo wamufasha kandi bikagenda neza isura ye ntabwo twayigaragaje bitewe n'uko wenda ntabwo nifuza ko wese azagenda ngo dore wa musore wagize gutya dore wa musore wagize gutya ntabwo ari byiza so Jules vuga nimero ya telefone yawe ku muvandimwe wumva wifuza kuba yagusponsoringa abe yabikora nimero yanjye nkoresha WhatsApp na Momo na call 079 3 3 9 iyo iba muri Momo wifuza kuba yamufasha urumva ko ari umusore w'umukozi waje guhasoringa i Kigali bimugoye ariko bigakunda so uyu munsi rero wamufasha muri duke waba ufite kuri we byaba byinshi muri duke waba ufite kuri Jules byaba byinshi akabibyaza umusaruro akaba umuntu w'umugabo ntibakomeze kumufatirana mu bukene bwe cyangwa muri ubwo buzima butari bwiza yaciyemo Imana ibarinde nitwa Rwema Imbabazi nahuta inkuru yanjye